mu makuru yihutirwa no kuri Top Kivu. Ibi ni ibiki mwabantu mwe igoma bimeze bite? Reka tuze tubabwire neza ukuntu igoma bihindutse ibintu, ariko kubanza kuvuga amakuru mabi reka mbanze mpere kumeza. Kumeza nibyo byiza. Makenga bigenze bite? Makenga ubu tuvugana bamaze kumuzanira kado y'ibyishimo. Iyi kado ni bwoko kiba muzaniye mwabantu mutega amatwi n'incamake turaje tubabwire iyi kado bazaniye Makenga iturutse ninde uyohereje, yabonetse mu buhe buryo, ese yakiriye gute, byose turaje tubabwire neza cyane. Bwana Pacifique mu yandi makuru ngiye kubabwira ko nonanga kugeza amaginga yangaye mwari mwabona abasirikare bari gukinagira birukanka nk'abahunze, ese navuga ikira mwoka byaramwe ibintu bibaye ku basirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'abarundi coalition yose muri rusange maze neza cyane kara ibisirikare birindwi biteranye ubu tuvugana bari gukindagira kubareba wagira ngo n'abanyeshuri bo muri primaire bavuye kwiga ku kigo runaka nabwo kigamo abanyeshuri beshi bari gutaha bambaye ibisa. Yego anga bari kwirukanka kwera kabazarindo bambaye imyenda itandukanye. Ndaje mbabwira ukuntu bigenze birukase bava hehe bajya hehe, ibyo byose tubifite muri aya makuru tugiye kubagezaho. Yes, si ibyo gusa rero igoma birahindutse, igoma barayishaka bubi na bwiza ndetse none ubu byamaze guhindura indi sura ku buryo kinoneho uretse no kuyifata no gukuramo n'ibirimo byose bakabanza bakabitwara bakazabona kugaruka. Nibi kibibaye muri Goma byose turaje tubibabwire ku buryo ki abagera kuri 6 bose bahise bitaba busizori. Ese nabo ku ruhande rwa FARDC cyangwa se nabo kuri mu 23 byose turaje tubabwire neza akantu kukane ntana kamwe dusize inyuma. Yes, riko bimeze rero mu gihe araza ko babwira ibyo byo muri Goma ndaje mbabwire gatoya ibintu bibereye ahitwa Tongo harwo bakumbagurikiye hariya no gukumbagurika kugira gute buriya ntago mbizi kushaka kubivuga ko ari ukuntu umuntu bamucinyije bakamusomanya n'ubutaka nuko babikoreye rero turaje tubabwire ninde yari muntu ki yarashinzwe iki ubundi bamuhoye iki ibingibi bikozwe n'intare za Salam. Turaje tubigarukeho aho ngaho ni muri za Masisi. Hanyuma rero bwana Fils hari nandi makuru meshi ifite yo muri za Warikare ikintu kibaye ku Bafaransa. Wowe byihorere turaje tubagarukaho ibyabo Bafaransa aha ngaha. Kinshasa nimba navuga yuko ikoze akantu keza noneho yabera kuva yavuka bakitwa Kisekedi simbizi. Mwebwe muraje namwe mwiyumvire wenda nimba ari ikintu cyiza. Ese bigenze bite hano muri Warikare kugira ngo tube twakumva yuko hari ikintu cyiza cyabere. Kinshasa noneho ikoze ikintu cyiza. Byose muraje no mubimenye nta na kimwe turi buze kubahisha. Twebwe nta banga tugira. Ariko ibangarira hari igihe turigira da. Iyo twamenye nka operation yashyirishamwe intare za Sarambwe wayivuga. Ntago wayivuga. Nanone kandi reka nkubwire kumugaragara izuba riva ku isaha y'isa 12:40 mu muhanda pana noneho mu mashyamba aho nta handi ni muri Uvira. Urusasu rwara urusasu gute rero byari byifashe bite byagenze bite byose turaje tubabwire uburyo ku iyo saha mu muhanda hagati urugamba rwo mu muhanda byari bimeze bite bitubabwire. Ese ayo makuru yose turaje tuyababwire buri hano nta yandi ncamake irya izindira zirahari nyinshi nagari ngombwa ko amakuru yose twita tuyavuga. Kisekedi reka mbanze mubabwireho noneho urusyo rugiye kumwiyubika nubwo nabonye Trump ngo hari ukuntu yamushimye ariko arabandi bagiye kumwubika urusyo ku buryo bugaragara gute rero urusyo barumwubitseho gute nibyo tugiye kuza tubabwira. Neva byamucanze nawe byamucanze. Hanyuma ari bwana Fils yego reka dutangire ku makuru ari kurya yandi none hanga hari amakuru aragira ati murakoze cyane kuba mukoze kuri like Imana ibaha umugisha. Kwagiye neza cyane rero rwose ibyo mushaka byose mubibone. Hanyuma ari bwana Fils nyuma yuko bamaze gukanda kuri like ndetse no kuri subscribe abashyashya bati uri gutinda reka dutangira narashyushye. Reka duhere muri route nationale numero 5 ni biki bihabereye aha ngaha rero nkuko nari maze kubivuga ku isaha y'isa 12 M23 iramanutse iri kugenda mu muhanda apana noneho mu mashyamba cyane. Route numero 5 hano muri hano n'umuhanda ukomeza Uvira n'umuhanda ugana muri Uvira mu gace bita Kabunambo. Ikitwa abasirikari b'abarundi FARDC Wazarendo abo batatu iyo coalition itatu nkuko nizina ribivuga ngo ni mu Kabunambo barahanambiye barongera barahanambira ku rwego ruri hejuru. Gute rero
intare za Sarambwe ubwo zari zimanutse zari ziri kwerekeza muri Uvira, bari mu muhanda, bamwe bari n'amamodoka, abandi bari kugenda n'amaguru. Nibwo baje gukubitana n'iyi koalisiyo bari bamenye yuko M23 iri kumanuka iva Kabunambo iza muri Uvira, baza kubatangirira mu nzira mu muhanda. M23 ntabwo bayari ifite, nta niki, nta no kuvuga ngo iragenda yikinga. Mwabantu ibintu bibaye ku Barundi, Evariste Ndayishimiye azavuga ati 23 nagera no mu ijuru azajya agenda kwa kunda bari kuganira wenda n'Imana najyayo, zabata ariko ni igiki cyagutunguye hariya mwese, azavuga ati natunguwe n'amakenga, ti uri amakenga ureba hariya tibyo namubonyeho nagahoma mu abasirikare banjye yarabishe, abica nk'utwana duto tudafite imbunda. Ahangaha barabakubise, bararasanye, isasu ribisasu, amamodoka yagendaga ugira ngo umuhanda ni mushyashya nibwo bakiwukora, batanze amategeko ko nta modoka yongera kuwucamo cyangwa se abaturage bagomba kugira gute kuwucamo. Aha rero urugamba rugamba ku mpande zombi, ariko M23 wabonaga yuko yashoboraga gutsindwa, ngo amakuru uko tugeraho M23 byagaragara yuko yashoboraga gutsindwa, ariko ntiwamenya ahantu imbaraga zavuye. Baranje bagukubitira umurundi asubira inyuma yiruka, baramupusa n'ubundi baramujyana. Se kuvuga umurundi wenyine na Abarundi rega buri hariya nibo bantu bafite mwakabaraga cyane, banakomeye cyane, nibo usanga ari na benshi, usanga ari benshi, nibo usanga ari benshi ku rugamba. Katurebe ko bamufatikanyije n'umuwazarendo. Ubu tuvugana Abarundi bagera kuri 17 nibo baguye muri iyi mirwano aha kuri route nomero 5. Aba wazarendo 6 FRDC bo ntago bambwiye umubare, barahari benshi, ubwo barahari nabo. Erega kugeza amaginga yanga bwana Fisi no muri 17 bashobora kuza kwiyongera mu kanya, bashobora no kuza kwiyongera nta wamenye. No kuvuga ngo rero M23 aho kugira ngo ikomeze uyu muhanda yerekeze muri Uvira, ahubwo none yahise ikebereza mu wundi muhanda, irazamuka ijya ahantu utamenya ibyo yari igiye kwikoraho n'ibintu byayo, sinzi uko bimeze. Gusa igihari niki Uvira Vira ni bibazo. Ndategereje, sinavuga ngo tombe, ariko ndabona tombe ngewe iri hafi, byarangiye ahubwo kaya ngo ukorera Pacifique. Uvira rero ubu tuvugana amakuru ndi kwakira aturuka mu baturage muri societe civile neza no muri sheferi ya Bavira, ubwo ni muri Uvira n'ubundi. Yavuze sheferi na agace kazingatiye mu tundi duce twishi cyane. Utwo duce rero ngiye kukubwira tumwe tw'ingenzi abasirikare ba FARDC bari barimo bikuyemo, ntawo bakuyemo kubwo kubona aho urugamba rugeze. Niba babonye ko route nationale numero 5 yamaze kwinjirirwa, bavutuwe, bavuyemo, bahise bibwiriza, baravuga ati kuki twaguma hano hantu ko turi buze gukubitwa tukitwa nibiri kuba n'ubundi, kuko Uvira aho M23 yere hose ni ibibazo gusa. Yes, niko bimeze. Reka nkomeze ku ngabo z'Abarundi, reka nkomeze mbabwire bwana Fisi rero. Abasirikare ba FARDC, wazarendo, abasirikare ba Angola, Tanzania, intera hamwe ubwo ni FDLR, yego, ndetse kandi n'abasirikare ngo b'umugabo wita Foka Mike, uyu numwe nababwiraga aho zari umudepite hano muri Kivu y'Amajyepfo, niko numvise amakuru ambwira ngeraho, ngo bahunze imisozi ya Kirungwa ndetse naho bita Mitamba, barahava berekeza aho bita Kabunambo, bamanuka berekeza muri Uvira, mu mujyi Uvira. Abari bari hano Kirungwa bagiye muri Uvira, abari Mitamba bajya muri Kirungwa, abari hano Karanamabenga, abangaba nabo bose berekeje hehe muri Uvira indani. Ahangaha hose rero bakaba muri sheferi ya Bavira n'ubundi. Bavira iri mu duce twishi cyane, bakaba abariho bagiye bagira gute berekeza. Hanyuma hari aho bita Kijaga, hakaba naho bita Buhonde. Ahangaha hose naho abasirikare bagiye bagira gute bahunga. Uku guhunga kwabo rero utagira ngo bahunze kubusa, bose bahunze bitewe n'ibibazo bari kubona by'intambara, uburyo M23 iri kubakubitamo ku buryo bukaze cyane. Ndetse tuno duce twose amakuru ndi kugenda nakira nuko turi kugenda twigira tombe n'abasirikare b'intare batarageramo. Ayo n'amakuru ari kugenda turuka mu baturage, banavuga ati ba FARDC banakimbya berekeza hehe Uvira, bari kugenda bava mu misozi itegeye Uvira bagenda mu Burundi, abandi bagenda bajya mu mujyi Uvira, ndetse mu duce twishi cyane urabona ko bagiye bagira gute batuvamo. Ayo namwe mu makuru umuntu amaze kumereza none ahangaha, kandi uwo muntu n'umuntu wizewe cyane rwose kubijyanye n'amakuru, kuko niho yibereye, ndetse na afite n'ijwi ry'umwe mu bayobozi
abayobozi bakuru ba societe civile ara muri Congo abahari bakuriye uduce runaka niba ari sheferi bakaba ari umuyobozi wa sheferi abo ngabo nibo bagiye bavuga ati abasirikare basoda nyine ba FARDC barimo baragenda bava mu bice babisiga nta muntu babisigiye muri make rero urumva intare za Sarambwe hari igikorwa kidasanzwe bakoze cyane ko nk'ibyo byabereye aho ngaho muri route nationale numeseke n'ubundi nabo bari abatipe bagira ubutasi nkuko njya mbikubwira urumva abasigaye mu veturu ba FARDC cyangwa bano ba FARDC na coalition yabo bagira ubutasi bishoboke kuba ku butasi bwabo bw'aba makuru baravuga ati murapfuye murarimbutse ni muhunge hakiri kare umujinya w'intare ya Sarambwe Sultan Makenga ugiye kubituraho bagahita biruka iyi misozi yose ngicungamiye Uvira cyangwa se hejuru ya Uvira nta musirikare n'umurimo ngo bose bigendeye bagiye Uvira kandi kujya Uvira kwabo warabibonye ku nemu veturu yinjira bikuramo ubu nuvuga ngo never wari haye ibintu byo kuvuga ngo abasirikare ngo b'abarundi bari muri Congo ngo nabo nibo banyuma sinzi niba atari bwohereza abandi Pacifique rero igikurikiyeho hano niki reka twerekeze kuri Kisekedi urusyo rumwiyubitseho gute rero umufaransa uriya mufaransa wapfuye n'ubundi aracyamugendaho kurenza uko yavuze ngo ne mu 23 ntago ya 23 bayigarura hano kuri uyu mufaransa ariko wamenyera amakuru ya wa munyamakuru w'umunyamerika wa wundi bahamagaje hari icyo yaba yaragize ko nta kintu no umunyamerika kari umunyangora aho uriya yabaye umunyamerika mani nuko yabugize umurangura kaba muri Amerika afite ubwene igihugu bwa Amerika reka ntungene niyo mpamvu uvuga ko ari umunyamerika okay reka tumufate nk'umunyamerika hari amakuru wigeze umva bushakashatsi ari gukora aracyabukomeje cyangwa aracyabukomeza ate kandi ishebuza yaratsinzwe noneho rero ubu no kuvuga ngo urejyare ariko ndaza gushakisha ndebe ko hari udukuru namenyaho kuri Hariana se yaba yaratangaje nta kintu ko hari aho yabageze nta kintu yigeze atangaza ikindi cya kabiri ubu bigaragaza yuko akiri kugira gute akiri gukomeza gukusanya wenda hari kuva nta kirata Kisekedi yabaye cya gisiga cy'urwarurerure kimennye nda nyuma yuko gatoya amaze gushinze mu veturu bitero ku nama y'abaminisitiri yabaye barongeye barivuguruza bavuga yuko bishe umuyobozi wa FCM Vetua mu mujyi wa Goma mu gitero cyabaye cya drone ibi bisa naho n'ubundi no kwishyira bira barirangije Kisekedi bahise bamukubita amasaha 72 ararangira mu kanya gatoya mu masaha 9 za saa 10 ko yamaze kugaragaza umwicanyi wa nyawe wishe ura munyamerika kazi ubwo no kuvuga ngo kino gitero abakigabye kandi rwose ibimenyetso biragaruka kuri nimba bavuga ko bishe umuyobozi muri kiriya gitero Tayari kandi nawe niho yaguye uriya babibonye nta nubwo Lawrence Kabika yaje kubihakana uriya wiri mishiki nawe yarabyivugiye ati rwose twakoze akazi Tayari ibi rero bisa naho uri kwirangiza kwa Kisekedi rero ubufaransa bwahise butumiza kanama karoni baravuga ati muzane mu Bufaransa muze hano tuganira ku muturage wacu wapfuye turebe uburyo tugomba kugira gute abazungu kamubwire fi nibyo nakubwira aba bazungu ange kubatuka ariko narabikubwiye ngo abafaransa ku muturage wabo abazungu ku muturage wabo uko twebwe abirabura umuturage umwirabura w'umuturage apfira hanze usanga kenshi ibihugu bitamukurikirana umwanda ni ikintu gukubara gashyira muri za kubera abazungu buri abaturusha ubwenge baramukurikirana none leta zunze ubumwe za Amerika zo nakasa muto anakomereke gato urebe hari umusarize najyaga mbona ku gisozi w'umuzungu w'umudamu urumva urumva nagerageje kumubazaho amakuru navuga ati se buriya nkuriye reba ukuntu nyine ameze none se abazungu ntibamwasaze rega biriya ni ibibazo bya twese kuko turabana ndabaza nti ese uriya mudamu kari umusazi kuri ukabona banasa neza buriya ntago abirabura bashaka kumufata ku ngufu cyangwa bagere gute bahise bambwira ati ejo bundi hari uwagerageje kumuhohotera kumukubita yanyweye inzoga ari umusinzi ubu ntawe uzi aho yagiye ntago bakimubona uwo musinzi wakubise uwo muzungu baramwishe ntawe uzagiye yashobora kuba yarafunze cyangwa ari muri Amerika Guantanamo urumva ati ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika hano Kacyiru nibo bahise baza muri ico kibazo direct byihuse ariko sha n'u Rwanda niko bimeze mwana umuturage warwo hanze burya bafite umutekano kangubwiza ukuri hari umuntu uri muri Oman tujya tuvugana ageze kumbwira ukuntu yigeze guhohoterwa n'umwarabu ajya kumurega kuri polisi
polisi isa n'ibitesha agaciro abapolisi nyine bano basanzwe ugiye kuri site. Umuyobozi mukuru aza rero ahita akomeza yaragenga ajya kuri ambasade y'u Rwanda arabivuga akibivuga abapolisi bose birukanwa no ku kazi buri kimwe cyose bahise bacyamwa bati guta umuntu aza kubatakira mukagira manu Rwanda rurarenza akimenya kuri wa Kagame hayo nguko rero nta kintu ubundi mu Romani ni wa mbere hakorerwa ibintu bibi cyane wagiye ubona abarundi babitaka kenshi ndetse n'abanyarwanda kera mu misi yashije ariko u Rwanda ho rugiranye imikoranire rugashyira ambasade sha mubwije ukuri nta munyarwanda ugiteshwa agaciro nuko rero aha rero akanama n'ubundi kagiye kwiga ku bya Kisekedi nibarangiza bamufatira imyanzuro ni ibyo bari buveme byose turaza kubimenya ariko niwe bari kwigaho ku muturage wabo waba warapfire hare kandi bigizwe mu ruhare na Kisekedi ariko reka nkubwize ukuri mw'abantu mwereka tujye dusobanukirwa ikintu kimwe abantu muza mukadutuka ngo nuko wenda ngo twavuze ngo amakuru y'intare za Sanambwe ngo tukayavuga neza ngo tukabavuga neza reka mbaho urugero rufatika niba mwabonye abasirikare mwabuze uko bangana mwabonye abaturage babo b'ubwoko bwabo bishwe uko bangana bishwe n'ibitero bya Kisekedi ntimwigeze mubavugaho n'Ubufaransa ntibwigeze bubavugaho yewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizigeze zibavugaho iyo miryango ngiharanira ukiremwa muntu ntabwo yigeze ibavugaho sibyo ntibigeze babareba ariko mucunge neza mwitegereze murebe iki kintu muze gusobanukirwa murebe ikiciro duhagazemo n'urwego turimo twe sibyo murebe umuturage umwe yarusa ubuzima bw'abantu ibihumbi magana Kisekedi yivugiye ko miliyoni 10 zimaze gupfa muri no rugamba ruri kubera hehe hano mu burasirazuba bw'abaturage babushinze u Rwanda murebe miliyoni 10 z'abantu n'umuntu umwe gusa ninde wahawe agaciro ubuzima bw'umuntu umwe buri gukurikiranwa muratigisisi u Rwanda ngo iki rwose barushyize mu majwi Kisekedi arahamagazwa ubutitswa kuki atarahamagazwa nawe nuko hicwe umukongomani ibi byagakwiye Kisekedi byagakwiye kuba isomo ryo kushaka uburyo cyagarika intambara amahoro akimakaza ndetse ubwo na Afrika yose ibingibi byakabaye biyihisomo bakicara bakiga niba umufaransa umwe apfa induru zikavuga isi yose bivuze nabi nimba abantu bapfa akavagari ku bwinshi abantu benshi umuzungu umwe akaruta iki cyose bo bakagira gute nta gaciro duhabwa papa kereka basi yaba umucashuro nguko rero reka twigirire twikomereze dukomeze amakuru yacu ubwo Kisekedi tumuvuyeho twerekeze Goma yego Goma nanone nababwiye ko batandatu bapfuye intare nizo zibarituye intare zirabarituye abari baje kuvuga ati Goma tuzayifate twaragize n'ibyo tuyisahuramo ibi noneho kuri no ncuro ni ibisambo noneho byaje byo barabigaritse nibyo byafashe byose byari byibye imifuka y'imiceri biki byose ibyo kurya ibi FDR cyari byazanye n'amakamyo n'imodoka zo gupakiramo bigiye kwagiserera reka wenda nkubaza gatoya sibyo ubujiji bw'abantu batagira ubwenge abarika babaza kwiba n'abakomando mutaza kugira n'abantu basanzwe abakomando nyine ntago ari abantu boroshye kuko n'ibitero byabaye ejo ni by'abakomando ntago ari by'abasivile bano basirikare basanzwe bari abo n'abasirikare n'abasirikare basanzwe muri nuze muri parike bibuke ko abakomando ba FDR niho baba nyine nibo bariya turi kuvuga ko nabo bariya baje kwiba aba rero nabo baje kwiba n'ubundi n'abakomando baba bitwaje imbunda bazi kurasa murabizi ko FDR nabo buriya bari bagira ngo training n'abanyarwanda uko mubona RDF ikaze nabiriya bagabo nabyo ntabwo byoroshye kuko ni bene mugabo umwe nuko byigumuye kuva na kera ariko igisirikare cyigumuye urabona wafata abamarayika bashinzwe umutekano mu gihugu cy'ijuru ukongera ugafatana wa wundi wamwigumuyeho ku Mana akamanukana n'abandi biwe satani nawe arakaze none se satani nta kazi ariko umuntu nyine yego satani wari wamubona ari karakaze reka nkubwire oya nyine nkubaza akabazo ndashaka kubaza satani aroroshye umuntu yigeze arimo ntawe rimwe ariko nawe umuntu wigumuye ku Mana akubwira ati Mana wagenda nawe ibyo ukora nanjye nabikora utekereza ko satani yoroshye tekereza umuntu niwe muntu uhanganye n'Imana hari ubwo ikiremwa muntu kijya gihangana n'Imana kurenza satani yariremye se kuki utamenya ko yari projet wenda n'Imana ariko none reka nkubwire icyo ndi kukubwira ntabwo uri kucyumva wowe wari kuzana ibindi biri negative oya Imana iri hejuru ya byose nyine iri hejuru icyo navuze ariko none hari umuntu uyigira gute uyirwanya ni ukuvuga ngo ni urugero nge ntanze kimwe nuko bariya nabo bavuye mu Rwanda bari iki
bari abanyarwanda bari abasirikari bakora neza cyane bigumura ku butegetsi bw'u Rwanda bivuze ko n'ubundi nabo bafite imbaraga nubwo batagira imbaraga zirenze iza RDF ariko nabo urumva ko bagerageza guhangana nayo. Sharika nkubwiza ukuri fi uko byagenda uko ariko kose umuntu ukuruta bakuruta mani we ntago buri kumva icyo umuntu avuga nyine ndi kubyumva izo mbaraga barazifite sibyo banagerageza kuzibyaza umusaruro ariko bikabangira birabangira ariko buriya baravuga ngo uwagerageje arututagize gute utagerageje yes nuko buriya n'uwatsinzwe buriya bafite amanota kurenza wagumya akigumira gutya nicyo nshatse kuvuga rero bariya nabo barakomeye ku rwego ruri hejuru papa ku rwego rwabo ntago ruri hejuru none se reka nkore kukuntu banari hejuru ni bande barinda Kisekedi ni bande bafite imbaraga hariya ngo n'abantu benshi mana yanjye harimo abanya-Israeli harimo abacasha bagiye akura mu bihugu bigiye bitandukanye harimo aba FDL ahubwo wenda abayoboye security yiwe ni bande numvise ngo mu FDL none se wakabimenya ngawumva urwo rwego noneho papa noneho se kuba banarinze uwo mutekano M23 yari yigera inamena cyangwa inagerageze kuba yakinjira kuri Kisekedi hagere kubera umutekano ukajijwe ariko reka ngo urugero ruto bwa Fish abo bantu bakajya gutera abo bantu ndi kumva kwita abantu barenze abo bantu ndi kumva barenze wibuke ko bari bafite Goma wibuke ko aribo bari bafite Masisi wibuke ko aribo bari bafite ibyo bice byose ariko icyo mvuga ni wibuke ko bari bafite intwaro zishoboka zose zo kurwanya ntago navuze uko mu vetro yinje nta ntwaro ifite zihagije kwereka yuko nabo bafite ubushobozi mwana nabo bafite ubushobozi bwo kugira icyo bakora reka turebe ubwo bushobozi bwabo ko ari cyo bazaba ubushobozi bwabo ntibahitanye buri Ngoma se Ngoma se ko yahitanwe n'abafaransa yahitanwe n'aba FDL kuki batamuhitanye mbere se abaga wagiye bereka ariko papa kuki nyire batanabuраbaza yaburetse batitiza M23 none se niba yambura uduce ntibaze bakayambura uduce ubu se Poezer irimonde Poezer ariko reka ngubwire tubize nakubaza reka twikomereza amakuru ibyo tubivemo ngiye cyo nakubwira abo ngabo kuba baravuye ikimenyetso cyiza cyane intare za Sarambwe nizigire uwo batsinze rero n'ubundi ntago bamutsinze burundu aracyaza ahubwo bafite umukoro wo kumutsinsura kari kwirukanka kibuno mpamaguru kuki atari gwama hamwe ngarwana rero bibaye bimeze bityo nawe ntago wakabaye wicaye hano uri kuvuga amakuru wakabaye uvuga amakuru uvuga ati intare za Sarambwe ubu mu mujyi wa Goma zazanyemo internet imeze uku bazishyize amazi hariya internet barayizanye bazanye ibyo byose ukabishyira ku ruhande ibyo ni ibitero shuma ariko n'ibyabo rega bari mu rugamba yego nyine ndaje ndebe yuko utaza kuvuga kandi wibuke ko coalition impamvu kereka uri kuvuga ngo FDL nihanganye nayo muvite reka nkubwire izo zose ni imbaraga mani bafite izo zose ni imbaraga kiwe nabandi ni imbaraga bafite nazo ariko zishyigikiwe kugira ngo ushyigikirwe n'abandi nazo ni izindi imbaraga nase ni ikihe kigoryi cyaza kugushyigikira nacyo kibona uri ikigoryi nabo babona uri ikigoryi hari ahanganye FDL na M23 cyane Kinshasa na M23 na FDL rihanganye mu 23 kumuye buryo se ko FDL iri gufasha ubu subu ngubu ntago FDL kishaka irashaka gutera u Rwanda kugira ngo itere u Rwanda birayisaba kwirukana M23 tubyore dutanga amakuru icyo nakubwira cyo nuko izi FDL ziri ahangaha izi FDL ziri ahangaha nazo zikomeye zirakasa mutwe kandi zihangayikishije mu 23 hangara abantu bagafuka imvugo arimo reka twikomereza amakuru 23 nishyiremo imbaraga ibakubite kuko n'ubundi imbaraga ibakubitisha none nizikube kangahe ibavane hari nasubu niba M23 nihangayitse kubera ibitero byabo hano Goma u Rwanda ntiruri gukaza umutekano kubera izo FDL reka dukomeza amakuru bari nabo nge ntago nabasuzugura mu byerekeranye n'imbaraga wapika na gatoya nanone rero twerekeze ahagana herero amakuru yacu yandi ni muri Warikare tuyakomereze za Warikare uribuka ko navuze ngo niki cyasa noneho twavuga yuko yakoze cyiza cyane ese turabyita cyiza cyangwa turabyita ikintu kibi bimeze bite rero icyo kintu nyine ni kihe bimeze gutya rero yego uyu nguyu bamwita Kirito Mirimba no akaba azi ku izina rya Mwana Mayi niryo zina azwiho no mu mayi muri make simbizi niryo zina azwiho irindi akitwa uwundi nawe akitwa Namusumbawo
na Musumbawo abo ni abantu babiri Kirito Mirima ndetse n'uwo bita na Musumbawo uyu nguyu izina rya Mayi hako uribuka bazarendo babashuka ngo tugiye kubatera imiti ngo nta masasu ndabizi uyu nguyu ariko nubwo uri kubivuga gutyo nukuri kubitekereza ukundi ariko ntago ariko biri uyu azwi ku izina rya Mwana Mayi ntago ari umumayimayi Mwana Mayi afite umutwe we witwa Kopako none uyu nawe wundi na Musumbawo akagira undi mutwe wundi nawe ayoboye witwa ngo iki ntago nawanditse nawe wibagiwe kuwandika bawumbwiye ko sinawandika ndabizi neza arawufite bose rero ahangaha rero birahurira aba bafite umutwe n'ubundi urwanya M23 noneho rero n'abayobozi bakomeye n'abagenerali bo muri FARDC cyangwa autoproclamé n'aba autoproclamé nyine kuri abita ba autoproclamé bita ba autoproclamé none abangaba Kinshasa yabafashira abafunga gahoda Kinshasa yabafashira abafunga uzi cyabazirije uretse kwihuta utarajya kure banze mbariza abakunzi bacu Kinshasa bari basanzwe bayifasha kurwanya Higo none se bakoze ubugambanyi kugira ngo bafungwe reka cyagenze ute se nyine ntago ari n'ubugambanyi bakoze ngo bajye kugambanira M23 bajye kugambana ngo bajye kuza uvuga Tshisekedi yakoze nyine umva nyine uburyo byagenze babafashe barabafunga ahubwo sinzi nimba bazavamo babaziza kubangamira umutekano w'abaturage no kubahohotera azoyiragwira muri hano muri Warikare babaziza icyo kibazo kandi bari kurwana no kugira ngo barebe ko batsinda ntago bahohoteye abaturage bandi n'abaturage batuye hariya muri Warikare babafashe barabafunga babaziza icyo ngicyo abazarendo babose none wenda bashobora kuba wenda bashobora kuba basimbuwe n'ababungirije ntababungirije Erega nyine nibyo ntago mbihakanye oya niko bimeze nyine ndibaza ukuntu Tshisekedi yafasha agafunga abo bayobozi ngo bahohotera abaturage kumbi niyirengagize ko aba bahohotera ubwo bya cyane hari abo bazarendo bafonze noneho rero aha rero Tshisekedi bari mu rubanza urukiko rwanzuye ko bahohotera abaturage kandi bagakora ibikorwa bibangamira umutekano ku rwego ruri hejuru bajya kubafunga noneho umutekano bangamira no kurwanya mu betro n'uw'abaturage niko amakuru agaragaza cyangwa shabwo bari barakoze ntage 23 hano yajemo wenda reka nkubwire ikintu ntekereje wana bari barakoze uwo mutwe bakawita kujye kurwanya mu betro ari kugira ngo bagamije kwikwizaho aha rero dora amakuru icyavuga niki nimba twebwe dukunda kuvuga ngo abazarendo barwana nk'ibiki nk'ibisazi babangamira abaturage aha ngaha rero bivuge ko nukuvuga ngo ibyo tubabwira n'ukuri na Kinshasa nabo barabibona kuko Kinshasa yabafunze kubera iki kwako babangamira abaturage bajya kwiba bakabica bagasambana bakanitwara nabi hano Kinshasa banavuze ko banitwara nabi mu rugamba so rero no kuvuga ngo njya hano ahanga navuga ko Kinshasa yakoze neza da yakoze neza nimba wenda yagarutse ikabona yuko babangamira abaturage ariko rero bwana Fisi burusha no gusanga ari ukuntu kwa kuntu M23 ijya yinjira yambaye imyenda ya FARDC bayihabwa nabo banyago ntago mbizi ariko ntago ari cyo babajijije amakuru yahindura uko atari sinyahinduye nuko ari sinyahinduye ariko Tshisekedi buri impamvu yabafunze sha irahari kabisa aya makuru ni ikinyamakuru bita actualite.com cyayanditse yewe shana niboneye n'aka video bari mu rukiko bari kuburana rwose icyaha kibahama umucamanza ari gukubita inyundo timwebwe kirabahama ngaho rero nuko bihagaze hanyuma rero bwana Fisi andi makuru mashyashya ari guturuka hano muri Warikare nkuko bivuze kuri uyu mugabo ariko kado bazaniye makenga ko nayivuze kado niwo uyizi nyine yisobanura tuba twashakiye hamwe ari reba navuze cyane oya niwe watangiye amakuru yasohoze n'ubundi nk'abantu mudukurikiranwe hano kuri Top Kivu sinavuze cyane amakuru mu nkorere kuri like nk'igihembo gikomeye cyane oya niko kuri rwose oya ni badukorere kuri like na subscribe reka tubabwire kado bazaniye makenga iyi ni kado nziza cyane ubundi makenga izi nizo abakenewe guhabwa gute rero ni kado y'umuntu ntugire ngo ni indaya cyangwa ibikobwa akwanza nawe ni kado y'umuntu witwa oya
nuko ushobora kuvuga uvuze gutyo buri umuntu umuhaye kado kandi ari igitsina gabo bamuzaniye umuntu ushobora kuvuga ati wenda bamuzaniye batamuha kado y'igikweto cyiza cyangwa ikositimu nyine niyo kado rero bamuhaye bamuhaye kado y'umuntu bita yitwa nde iyo yitwa umubuzeho namwandikira umukameramani yamfashije akanyibutsara yitwa nde hari ni byiringiro misenamo byiringiro muganza uyu ni byiringiro muganza rero wo muri Tongo ni uwo harya yari inshuti harya ni muri Rucuro ni muri Rumasi yari inshuti ya yari inshuti y'abo bita byiringiro Victoire yego bajya no kwitara karundura natuye mu Burundi yego uyu rero niwe bamuzaniye inshuti yiwe bamukuye muri Tongo ngahantu ngo yari umwarimu ngo ukuri ikigo cy'amashuri yigishaga gutyo baramumuzanira kwako bari bamaze iminsi basanga uyu muntu afite amakuru kuri uriya mu FDLR wigize akarakajya nawe ukomeje kugaba ibitero by'umusubizo no kugira inama no guplaninga plani zose mu kugira gute mu gutera Goma n'ibiki byose rero uyu nguyu w'inshuti namwe murabyumva muri abantu bakuri kigiye gukurikira ni inshuti ye kuva na kera n'umwe bitaga Nahunguka Pacifique uramuzi wo bitaga General Omega ndamuzi Omega ariho nakubwiraga ngo hano muri za Nyiragongo FDL bari hose Omega kera nko muri mu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 najyaga numva bavuga ngo yapfuye usikeje bundi numvishije yuko akiriho ashobora kuba ari mu bibiri yameze neza cyane ariko ibintu by'urugamba ashobora kuba atakibirimo cyane ariko shabyihorera uriya n'umu FDL ishura amagana ngo yabwirijwe keshi gutahuka mu Rwanda arahakana bati genda umu FDL ntago ndi umututsi niki sibyo uyu nguyu yagumye gutsimbarara ku izina ryo kubi mu FDL karawutaka iminota irimo iradukorokana amakuru ndayarangije kabisa sungu ngo harayandi nayo ngayo rwose ngira ngo wayavuze nanjye ndamutse ngize ikindi ndenzaho naba mpemutse reka tureka abakunzi bacu bumva yanga yandi turaza kuyagarukaho niko bimeze rwose kabisa mudukandire kuri subscribe ndetse na like Imana ibarinde bye bye